nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngo utegeke uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Buriya buri gihe ndi kwigisha bafite ijwi rimpa control kandi rikankubita mu mutima ati aho ugiye gutegwa hafi. Muri iyi myaka 7 ufite abantu bagenda batangarira ubwenge bwawe ufite, nawe ujya witangarira? Yego. Gute? Uriya ndambona nyine ntago mbizi, banumva ndi kurota. Bwa mbere nanjye ntago byankoma. Aho hirya no hino ku isi ukurikiye iki kiganiro ndagusuhuje, nkwifurije umugisha w'Imana. Imana iguhe umugisha cyane. Nizere yuko umeze neza aho uri mu bihugu bitandukanye ukunda ibiganiro byacu kuri televiziyo SINAI. Imana iguhe umugisha kandi twizera ko uguwe neza, umugisha w'Imana ukomeje kubana nawe. Turi kumwe n'umukozi w'Imana ukomeye watangiye kumwenyura. Benie, amakuru? Ni meza. Umeze neza? Yego. Ariko uranezerewe mana. No kubera iki? Nukubera ko duhuye, twari tumaze igihe kinini tudahura. Igihe Benie waranyanze neza neza. Oya hoya. Umeze neza? Meze neza. Yego, reka dutangire ikiganiro dusenge Imana hanyuma dutangire. N'ikaze dusenge. Mana, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko turinda amanywa n'ijoro, tugushimiye ko wongeye gutuma tubonana. Mana rero uduhe imigisha yawe, iki kiganiro kigende neza, uturinde inzitizi zose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Hanyuma mbere ko dutangira, turakuzi ariko hari abantu bajye bavuga ngo bakunda ukuntu ujya wivuga, gitangirira kuvuga amazina. Reka rero tutume bongera guseka bamwenyure, wongere wivuge kwa kundi ujya wivuga. Ndabaramukije abakurikiye SINAI TV bari muri Amerika ahantu hose. Nitwa Benie Kristela, ndi umunyarwandakazi, ntuye mu mujyi wa Kigali, nsengera muri ADPR Nyarugenge. Mfite imyaka 7. Papa wanjye yitwa Mbashimana, papa wanjye yitwa Boniface, mama wanjye akitwa Mbashimana Jean d'Arc. Nishimiye kubana namwe. Amen, amen. Niki gitumye unezerwa Benie? Nukubera ko turi kumwe, naribaze no kubikubwira, tumaze igihe kinini tutabonana. Niyo mpamvu. Niki ushimira Imana uyu munsi? Uyu munsi ikintu nshimira Imana ni uko twahuye kandi yampaye umunsi mwiza wo kwitegura neza. Amen. Hanyuma hari ijambo wari waduteguriye, ariko mbere yuko tuza kurigeraho tujye kubanza tuganire n'abantu. Hari ikibazo? Nta kibazo. Umaze kuba icyamamare? Si cyane. Ni cyane. Niki ujya ubona ujya ureba ukavuga uti uko biri kose ndumva maze kumenyekana? Ukuntu abantu bampamagara, buriya abantu bamaze kumpamagara ni benshi. Ntabwo abantu bose bapfa kuguhamagara gutyo gusa atari ahantu bakuzi. Rero ikintu kibingaragariza ni ukuntu abantu bampamagara kandi bananyereka urukundo. Yego. Hanyuma kubaha papa na mama wumva bimaze iki? Yego. Iyo ububaha, kubaha papa na mama wumva akamaro kabyo ari akahe? Noneho urahita unatubwira tese umwana usuzugura ababyeyi be ajya ahomba iki? Akubaha mama na papa bituzanira inyungu nyinshi, bitugeza ku nzozi zacu cyangwa indoto zacu, bituma twiga neza, kubera ko tububaha bituma twiga neza, ntitugire ibyo dutegwamo kuko tuba twumva dufite amahoro twubaha ababyeyi. Rero umwana utubaha ababyeyi ntakiyabona, ntabwo yiga neza ngo atsinde, ntabwo agera ku nzozi ze. Rero abana mwese ndabashishikariza kubaha ababyeyi banyu. Benie, ni izihe nzozi ujya wumva ufite mu buzima bwawe uvuga uti ndifuza kuzagera kuri iki ngiki?
inzozi mfite ni ukuzaba umuganga nkafasha abakene, nkanafasha abakene bari ku muhanda, bari muri gereza, nkabafasha, nkabereka inzira nziza, na pasiteri. Guhuza pasiteri no kuba umuganga ubona bizakorohera Benie? Ntibyoroshye ariko bizoroha. Wumva wijejwe n'iki ko bizoroha? Bizoroha kuko iyo ufite abagukunda n'abashaka kuzagufasha, umva byoroshye. Umva byoroshye. Yego. Mu nzozi zawe wizera ikihe kintu papa na mama bazagufashamo kugira ngo uzigereho? Bazamfasha byinshi, bazamfasha mu masomo, bazamfasha mu gukura, bangaburira indyo yuzuye. Indyo yuzuye ni imeze ite Benie? Indyo yuzuye ni imeze gute? Bangaburira ibintu byinshi ku buryo no kubyibuka binanira. Ni nk'ibiki ukunda kurya cyane? Nkunda umuceri, nkunda imboga. Turahuje nanjye nkunda umuceri. Byiza, nkunda ifiriti, nkunda ubugari, nkunda n'umureti. Ni bihe biryo bajya bateka mu rugo uti ibi ngibi rwose no. Buriya ibiryo byose baba batetse biba biryoshye, ariko nyine igihe bateka nyine igihe mwumva bibishyemo, ariko nimo gake gutya gake cyane. Twagiye tuganira ibiganiro bitandukanye kuri televiziyo SINAI, abantu bakabikunda cyane. Nawe warabibonye? Yego. Wabyakiriye gute? Nabyakiriye neza, narishimye mu mutima. Ni iki cyagutunguye? Icyantunguye ni ukuntu waje. Twari tumaze umwaka urenga. Yego, tutabonana, tutanavugana. Waranyanze? Oya. Ibyo ntabwo byaba ari byo. Tutabonana, tutanavugana, ariko nyine Imana yatugiriye neza, turabonana. Ni ikihe kintu Benie ujya ubona cyakoma mu nkokora inzozi zawe ku buryo utazigeraho? Ujya uvuga uti iki ngiki kibaye kugira ngo nzabe umuganga byagorana, kugira ngo nzabe umupasiteri byagorana? Urakoze cyane ku kibazo cyiza umbajije. Buriya nk'uko wabivuze, harimo cya kindi cya mbere wambajije cyo kutubaha ababyeyi. Nacyo cyankoma mu nkokora, kigatuma ntagera ku nzozi zanjye. Kutiga neza byatuma ntagera ku nzozi zanjye. Kuba ikirara, nkamera nkatinzira, kandi mfite ababyeyi bagomba kunyigisha inzira. Ibyo byankoma mu nkokora, bigatuma ntagera ku nzozi zanjye. Nicyo wabwira abana bari kureba iki kiganiro ariko bananiye ababyeyi babo, batumvira ababyeyi babo, ariko bakaba bari kureba iki kiganiro? Ni izihe ngaruka wabwira uti nubwo mwanze kumvira ababyeyi banyu dore bizababaho n'ibi n'ibi? Urakoze cyane ku kibazo cyiza umbajije Dominique. Buriya abana ndabashishikariza kuba ababyeyi nk'uko nabivuze, kandi nabo bakirinda icyabakoma mu nkokora kugira ngo ntibagere ku nzozi zabo, bakirinda gusuzugura, bakirinda kuzerera. Ibyo bintu byose bakabyirinda, n'ibindi bazi bajya bakora, bihane, baba abana beza. N'ibyo ntavuze nanjye ntazi bajya bakora bibi, ariko babyihane, baba ababyeyi, baba abana beza, kuko na za nyungu navuze ku kibazo cya mbere zizabazaho. Muri iyi myaka 7 ufite, abantu bagenda batangarira ubwenge bwawe ufite. Nawe ujya witangarira? Yego. Gute? Uriya ndambona ukuntu mvugana n'abantu benshi bampamagara, ndagushaka uzansure. Ndavuga nti ibintu nibyo biri kuba, cyangwa kwa kundi uryama igihe kirekire ko bati yo nabonye ibi, abanyamakuru baransuye, banumva nyine ari kwa kuryamira cyane. Banumva ari kwa kuryamira cyane, ugatekereza umusitari ukorera ibikombe nyine. Ntabwo mbizi, banumva ndi kurota. Wigeze utekereza ko wazabigeraho? Yego, najyaga mbitekereza, nkavuga ninkora ibi niba umwana mwiza bizangeza ku nzozi zanjye. Ni ikihe kintu wigeze nko gukora ukavuga uti iki ngiki uko biri kose ningikomeza kizatuma
ubuntu bw'Imana bundi ho bumvaho hanyuma ugahita ureka kugikora? Buriya abantu benshi turakosa ariko kwihana nibyo bya mbere, nibyo byiza. Buriya gukora icyaha niba ku muntu wese, ntabwo bivuze ko umubyeyi atakosa, nawe Dominique wakosa, nanjye nakosa. Ntuze ko ndi umusitari, ndi umupasiteri ukomeye ugira ubwenge, nanjye nakosa. Inshuti yanjye yakosa, abavandimwe bakosa. Buri muntu wese ku isi afite ikosa yakoze, kandi buriya ntabwo bivuze. Hari abantu bazi ati azi ubwenge, ntabwo akora amakosa menshi. Buriya ndakosa, wakosa, papa yakosa, mama yakosa. Ntabwo bivuze ko uri umuntu mwiza ngo niwe utakoze. Reka ahubwo ugomba gusaba imbabazi niba ukosheje, niba uvuze nabi cyangwa se ukoze irindi kosa, ugomba kwihutira gusaba imbabazi, ubundi ibintu bikarangira. Abana benshi bagiye bifuza kuba abaganga, nanjye ndimo, ariko nza kugira ikibazo gikomeye cy'uko ntinya kureba amaraso. Noneho bamwe na bamwe nagiye numva bigatuma kuba umuganga bihita bihagarara kubera kugira ubwoba bwo kureba umuntu ubabaye, umuntu wakomeretse. We ntabwo ujya ubitekereza, iyo ubonye amaraso ntujya wumva ufite ubwoba ku buryo byakoma mu nkokora kuzaba umuganga kwa Benie? Urakoze cyane kuri iki kibazo cyiza umbajije. Buriya njyewe se utinya amaraso? N'ubundi ko waguye ukiri umwana ukabona amaraso, ibyo ngibyo. Umbwira amaraso akomeye nk'ayandi yo ku mutima ugasanga oya y'igikomere, kuko iyo nagwaga nyine amaraso akava nahitaga ndira cyane, bagahita bayakuraho kugira ngo ntakomeza kurira. Nawe oya, iyo uguye ugomba kwihangana cyane, ugomba kwihangana ukaba umuntu ukomeye kugira ngo uzagere no kuri ubwo bwawe. Ugomba kwihangana, ukifata bikakurya ariko ukanayabona, bakakuvura ariko bikamera neza. Buriya ntabwo ntinya amaraso cyane kuko narayavuye, nabonye ndagwa arayava ariko ndamufasha, rero kuyabona ntacyo bintwaye. Niki cyaguteye kwiyumvamo cyane ko ugomba kuzaba umuganga ukavura abantu? Byaturutse kuki? Numvisha ari byiza. Nanjye nyine ahantu byaturutse ndahazi, ariko ho gato numvisha ari gutabara ubuzima bw'abantu. Buriya nigeze no kubivuga, kuba umuganga ugatabara abantu bumva ko uba umeze nkaho uri kwigira Imana. Kuvuga ati ashatse kwigira Imana, ubu se yatabara ubuzima bw'abantu ate? Ariko si kwigira Imana, ahubwo Imana niyo iri kugukoresha kugira ngo uvure abantu bayo. Ntabwo aba ari kwigira nk'Imana cyangwa se ibindi baba batekereza, ibyo ntabwo ari byo. Iyo uri kubwiriza ijambo ry'Imana uba wumva umeze ute Benie? Uba wiyumva gute muri wowe? Numva nishimye. Numva nishimye pe, numva nishimye cyane. Biba bimeze bite mu mubiri wawe? Numva nishimye cyane kurusha ibindi. Numva hari ikintu ndi gusoma ijambo ry'Imana, kandi nkibukana bya bindi kubera gusoma ijambo ry'Imana cyane rigafasha n'abantu, inyungu byanzaniye, numva ndishimye. Utegereje ute umunsi uzuzuza imyaka yo kubatizwa? Ujya wumva witeguye ute? Ngutegereje amatsiko cyane menshi. Harya hasigaye buri imyaka ingahe kugira ngo ubatizwe? Ni myinshi cyane. Ujya wumva yakwihuta vuba? Ntabwo iminsi se ko ari ibyayo nyine, iminsi ubundi Imana niyo igena byose, ariko iminsi yo nyine ntabwo wayihutisha. Imana niyo ifite ubwo bushobozi. Hari umwana twaganiriye, papa we ni umupasiteri, noneho ndamubaza nti igihe kizagera cyo kubatizwa ujya wifuza ko papa ariwe wakubatiza cyangwa undi muntu? Ambwira ati sinshaka ko papa azambatiza, azaza undi muntu. Wowe ujya wumva papa ariwe wakubatiza cyangwa nawe umeze nk'umwana uvuga uti oya? Buriya ntabwo uwo Imana izangerera niwe nzapfata. Ntabwo kwitoranyiriza ari byiza. Kuki atari byiza?
hirya wanavuga ati nshaka ibi ugasanga si unabaye ugomba gutegereza icyo Imana yakugeneye nibyo byiza nibyo biba ari byiza. uha amahirwe yo kujya kwiga hanze ni ikihe gihugu wumva ukunda wajya kwigamo ubuganga nk'uko bikunda? Na Amerika. Kubera iki? Barumva ari cyo gihugu cyiza mfitiye amatsiko nyine. Amatsiko yavuye hehe kandi utarakigeramo? Nanjye simbizi numvisha Amerika uburyo iteye. Wayumvise he? Mu makuru? Yego mu makuru numva nyine sizukuru. Nibe bintu wumvise yo bitangaje ku buryo wumva ari byo bigukurura kuba wakwigayo? Buriya nta gitangaje kirimo. Nta gitangaje kirimo, sinzi impamvu nyine umutima wanjye nkurira kuzigirayo. Gusiga mama na papa wumva bizakorohera? Ntoya. Imana impaye ubushobozi nabajyana. Mukajyana kwiga? Mukabana muri icyo gihugu mwigamo? Yego. Bidashobotse, bidakunze? Bidakunze. Imana yaduha ubushobozi nawe wanamfasha n'abandi. Ujya ureba nagufasha nanjye bigakunda? Cyane. Ubona mu buhe bushobozi Benie? Njye mba mbona ufite pe. Mba mbona buhari. Nk'ubuhe ni nk'ubuhe wambonanye? Buriya iyo ukorera Imana biba ari byiza. Reba mama nawe yatangaye ari gute? Buriya iyo ukorera Imana biba ari byiza. Biba ari byiza. Umuntu akubonamo n'umuntu ukomeye ati uriya muntu ni byiza kubera ukorera Imana. Rero nanjye niko mbibona. Ibiruhuko byari bimeze bite Benie? Igihe cyo gusubira ku ishuri kigiye kugera? Ibiruhuko byari byiza. Ibiruhuko byari byiza, niriye Pasika nziza. Niki kidasanzwe wabonye mu biruhuko? Nabonye abashyitsi, nanjye nsura abandi, mbona impano zitandukanye muri Pasika. Ndabonye ibintu byinshi. Ubushize watubwiye ko hari ingamba nshya wafashe zirimo kutagendagenda no kurya ahantu ubonye hose no gusura abantu ubonye hose. Ingamba zigejeje hehe? Ni kuri. Ni kuri. Ubu birakomeje. Kugira ngo usure umuntu bisaba iki? Kugira ngo usure umuntu, wemere gusura umuntu? Nemere gusura umuntu. Buriya biterwa na gahunda mfite. Biterwa na gahunda mfite. Niba uyu naramwembereye imbere yawe ntabwo byashoboka, nawe gushakira umunsi w'ibiruhuko biba ari birebire. Ni uwuhe muntu ushobora kuvuga uti uyu muntu ntago mwizeye, ntago namusura kubera za ngamba watubwiye wafashe? Buriya kureba umuntu uko ateye ugomba kubyitaho. Niba uvuze uti uyu muntu mubonye akantu katari neza, katameze neza, ukabona imyitwarire uburyo akoramo ukavuga ati ntabwo namwemera bitewe n'uburyo umubona. Yego. Harabura iminsi mikeya ngo wizihize isabukuru. Uzaba ugize imyaka ingahe? 8. 8. Witeguye ute kuzuza imyaka 8 Benie? Uzaba wakuze cyane. Witeguye gute rero kuzuza imyaka 8? None muri presentation ko uvuga ngo Benie mfite imyaka 8, ntongere kuvuga ngo mfite imyaka 7. Witeguye ute? Mwiteguye neza. Harya bizaba ryari? Mu kwa 5 tariki 7. Nabaye abantu 3 wumva batabura mu birori byawe. Wowe, tante wanjye witwa Mama Emery, na Big Town TV. Abo bantu ntibabura. Abandi 2 noneho. Ongera abandi 2. Isimbi na Shiro. Kubera iki abo bantu ari bo wumva batabura mu birori by'isabukuru yawe wujuje imyaka 8 Benie? Impamvu se nuko numva sinzi impamvu kuko banyijeje ibintu byinshi kandi bimwe na bimwe barabikoze. Rero ndumva batabura, ntago babura. Ugiye kutusomera ijambo ry'Imana abantu twaganira rero bafite amatsiko.
yo kumva ikintu Imana yashyize ku mutima wawe, sibyo? Yego. Nanjye ndi muri abo bantu bafite amatsiko, ngiye gufashwa. Hanyuma mbere yo kurisoma reka ngusengere Imana, hanyuma dutangire. Imana turagushimiye, wakoze kuri Imana nziza yaturinze, uradukunda kandi urukundo dukunda ntirugereranywa. Turagushimiye kuko utwemereye kugera muri uyu mwanya. Cyubahiro n'ikibi cyawe, turakwinginze kugira ngo bane natwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana tugiye kumva. Iri jambo ryawe tugiye kumva, ubane natwe kandi utugirire neza. Umukozi wawe umubashishe kugira ngo abashe kuganiriza isi yose idukurikiye. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Karibu Benie. Dusome ijambo ry'Imana. Abantu benshi bari baritegereje amatsiko menshi. Nanjye ndimo. Turasoma ijambo ry'Imana ryacu mu gutegeka kwa kabiri, ibice 28, umurongo wa mbere. Haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngo utegeke uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Kadusubiremo. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngo utegeke uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha cyangwa se izakurutisha amahanga yose. Buriya intego y'ijambo ntagiye kure ni ukumvira Imana cyangwa kubaha Imana. Niyo ntego y'ijambo yacu. Buriya hano hari ijambo nabonyemo rivuga ngo gusumbisha, izagusumbisha. Buriya hari n'igihe ubitekereza ukabona nta nzira ihari. Uvuga ati bizanyura he? Izansumbisha amahanga isi yose ite? Bizagenda bite? Wabona ukareba ahantu hose ukabona nta nzira ihari. Ukabona nta nzira. Ukavuga ati bizaca he? Ko ndi umukene wibereye aho ngaho, ko nsenga nini uko nguko, Imana ikajya insubiza duke. Buriya bizanyura he? Ariko inzira z'Imana ni nyinshi pe, ni nyinshi. Hari igihe wanabyuka ejo ukabona birabaye. Hari indi ngo niwitondera, uri kumva? ngo nitendera amategeko yayo yose ngo utegeke uyu munsi. Niwitondera amategeko igutegeka uyu munsi, niho bakurikije ngo izagusumbisha isi yose. Buriya hari ahantu twumvishe ku bantu babyumvishe neza bakabitekerezaho. Hano navuze ngo intego y'ijambo ni ukumvira Imana. Noneho no mu ijambo twasomye harimo ijambo kumvira. Buriya kumvira ni ikintu gikomeye. Buriya hari abantu bumviye Imana. Harimo Mose, harimo Dawidi, harimo Aburahamu na Yeremiya. Abo bantu bumviye Imana. Buriya kumvira Imana nicyo cya mbere. Kumvira Imana nicyo cya mbere. Iyo wumviye Imana ugera ku nzozi zawe. Iyo wumviye Imana uba umukire. Iyo wumviye Imana ushaka kuzagira inzu, kubaka inzu, urayubaka ikaba inzu nziza. Iyo ushaka aho gucururiza, Imana iguha aho gucururiza. Iyo ufite ibyifuzo byinshi, Imana iragusubiza kubera kuyumvira. Kumvira ababyeyi nicyo cya kabiri. Kumvira ababyeyi. Iyo wumviye ababyeyi, kuko ababyeyi bakoreshwa n'Imana. Buriya iyo wumviye ababyeyi ubu numviye Imana hagati aho. Wumviye n'Imana. Ntabwo bivuze ngo kumvira ababyeyi gusa, ngo ntabwo ari ukumvira Imana. Kumvira ababyeyi ahubwo ni no kumvira Imana.
bikugeza ku nzozi zawe nk'uko nabivuze, biguhesha kuba umuganga wiga neza ukarangiza amasomo yawe neza, kumvira abayobozi b'igihugu, bikugeza ku nzozi zawe nabyo. Ntimuzagire ngo ntibyakugezayo, bikugeza ku nzozi zawe, kumvira abayobozi, kumvira abarimu bose, bikugeza ku nzozi zawe. Buriya ibyo wize byose no kubaha umwarimu uba wubashye Imana, uba wubashye Imana, kandi ubu numviye Imana, ubu nateze amatwi icyo Imana ikubwira, ubu numviye Imana. Kuko buriya iyo wumviye abarimu nabo bakugeza ku nzozi zawe, barakwigisha, bakakwigisha ibyerekeranye n'ubuganga, bakakwigisha ibyerekeranye n'ubuzima byose, kugira ngo uzagere kure. Nuko ijambo ryacu ryavugaga, kadusoze dusenga. Mana, turagushimiye ko waturinze, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko uturinda amanywa n'ijoro. Iki gitondo ni icy'umugisha uduhaye kugira ngo tuvuge ijambo ryawe. Mana, bakurikiye iki kiganiro ubaha umugisha, abari bushyireho komenti nabo ubaha umugisha. Mana, abari bumvira ijambo rikabahembura rikabakura mu byaha ubaha umugisha, ubarinde aho bari hose, bakomeze gukurikira SINAI TV, kandi SINAI TV izagere kure, kuko uri Imana igeze abantu kure, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen, amen. Benie, urumva umeze ute nyuma yo kuvuga ijambo ry'Imana? Ndumva umeze neza, rimeze neza cyane. Hari igihe ujya wumva nk'ijwi riganira nawe iyo uri kuvuga ijambo ry'Imana, ukumva nk'ijwi riravugana nawe mu mutima? Yego. Biheruka kuba ryari? Biheruka kuba ryari? Buriya buri gihe ndi kwigisha, mfite ijwi rimpa control, kandi rikankubita mu mutima ati aho ugiye gutegwa hafi. Umva, hari ikintu kiri kunkomanga mu mutima, kumva nanjye nkahita mpindura, nkahita mvuga ikindi. Nanone najya gutegwa, nkumva sinzi ukuntu mbaye, nkahita nongera nkahindura, navuga ibyiza, nkumva ndishimye, nkumva nta kibazo. Iryo jwi watangiye kuryumva bwa mbere hari ryari? Wari ufite imyaka ingahe niba ubyibuka? Buriya natangiye kuryumva ntangiye kwigisha ijambo ry'Imana. Nkigisha nyine hari ibyo nari ntaramenya, nk'uko umupasiteri atangira kwigisha akiri umwana nkanjye, kandi ati ibi ngibi n'ibi ntabyo nzi, ariko Imana izabigisha. Yatangira gukura mu ijambo ry'Imana, akumva bimeze bityo. Iryo jwi uryumva wabajije papa? Nyine ndangije naramubajije ati ibi bigenda bite gutya na gutya, ni gute? Arambwira ati bigenda gutya, iyo ugiye gutegwa hari ikintu wumva kigukubise, nanjye byambayeho, nawe abimbwira uko. Wari kutubwira iryo jwi uryumva bwa mbere ubyibuka byari ryari? Waryumvise gute? Nari ntangiye kwigisha, papa ari kunkoresha repetition, njya mu marushanwa ndi kwigisha, numva hari ibintu ndangije tutashye, papa yari yanishimye igihembo. Ndangije ndamubwira ati papa byagenze bitya? Arambwira ati nanjye ntangira kwigisha byambayeho mwana wanjye, buriya iryo jwi rirakuyobora. Yego. Waje kubwirwa n'iki nyiraryo, nyir'iryo jwi wamubwiwe n'iki? Nyir'iryo jwi buriya papa ntabwo turabiganira ngo mbwire ninde, bimeze bite, ninde uyu ninde, ariko yambwiye ngo uyu munsi turaza kubyigaho, ku buryo ninsubira mu kiganiro nubimbaza nzakubwira ngo ni uyu nguyu. Iyo uryumva rikubwira, rikuganiriza, uritandukanye ute n'andi majwi ubusanzwe wumva? Uba wumva bitandukaniye? Buriya nawe
uzaririmbe umeze nka utekereza uri imbere y'abantu gutya, uri imbere ya kamera uvuga ati ndi imbere ya kamera kandi iri imbere. Ujye mu mavuta use nkaho nujya gutega uzabyumva nawe. Nujya gutega uzabyumva nujya gutega uzumva hari ikintu mbese uzahita nawe uhindura. Yego nawe uzumva hari ikintu ugiye gutegwa, nawe uzahita ubyumva mu mutima wawe. Buriya ntibinasaba ngo kigukomangwe, umunsi umwe kirakwihorera. Bwa mbere nanjye ntabwo byankomanze nyine kwa kundi utakubita, njya nabyiyumvishemo nagiye gutegwa numva meze ukuntu, numva hari ukuntu ubaye, mpita mbireka mpindura ibindi. Yego hari uwo wabajije uti ndumva hari ibintu bimbayeho? Yego papa naramubajije na mama yumva, avuga ati birasanzwe natwe byatubaye tujya gutangira mwana wacu. Yego uba wumva warabimenyereye rero iyo rije ukurikiza icyo rikubwiye? Buriya niyo ryampaye isomo ntirijya riza, ubu ryampaye isomo iyo ngiye gutegwa mpita ngiye mbimenya. Ryampaye isomo rikomeye cyane, iyo ngiye gutegwa mpita mbimenya. Utekereza iki ku Mwuka Wera Benie? Ikintu ngutekerezaho buriya ntabwo upfa kuvuga ibintu Umwuka Wera atakubwiye. Niyo utabikubwiye urategwa ubwawe urategwa. Nta muntu utabyibagiwe uvuga ati simbyibagiwe, sinkoze iki, kumva uratezwe. Ugomba gukora icyo Umwuka Wera akubwiye kandi ukagikurikiza neza. Tugana ku musozo, nuhe muvugabutumwa ujya wumva wifuza guhura nawe, kuzahura nawe, kuvuga uti Mana uzamfashe nzahure n'uyu nguyu tuganire cyangwa se mubaze ibibazo? Ninde? Ni Pasiteri Gitwaza na Desire. Noneho mu bamama nshaka kuzahura nabo harimo Ap.Mignonne. Yego yigisha neza. Mukundira iki Ap.Mignonne? Apotre Mignonne mukundira iki? Numva yigisha ibintu byiza, yigisha ibintu byiza. Igihe namubonye bamutumiye numva ijambo rye numva ni byiza. Icyo gihe yigishije irihe jambo? Hari kera namwumvishe 2020 hari kuri RTV. Ntabwo nshobora kubyibuka neza. Yego waguhuza nawe wamubwira iki? Namubwira akanyigisha uburyo, hari ibyo ntaramenya namubwira ati ubigenza ute, kandi nawe yangira inama. Na Pasiteri Desire waruvuze ko nawe ushaka kuzahura nawe. Wumva ufite amatsiko w'iki yo kumubaza? Numva namubaza ese nawe byaje gute kubwiriza? Yego. Reka dusoze ikiganiro twagiranye uyu munsi kuri televiziyo SINAI mu rugo. Buri gihe wishimye? Nishimye cyane. Niki ujya wishimira iyo turi kuganira Benie? Ibibazo biba bikomeye. Very simple. Very simple. Very simple. Kuko yakuri inshuti yanjye ntago nabibaza ibibazo bikomeye, sibyo? Biba biri simple cyane. Biri simple cyane. Hanyuma mu gihe uzaba ugize nk'imyaka 20, mbese ya myaka uzaba wenda uri nko muri interina, utari kumwe na mama, utari kumwe na papa, niki uzajya ukumbura kuri mama cyane? Ajya ko ukumva uramukunze cyane ku buryo uzamukumbura ugiye nko muri interina? Ateka ibiryo biryoshye. Kwayisaseka? Si. Naho papa uzamukumburaho iki? Yajyaga anyigisha utuntu twinshi cyane, twinshi. Nawe akajya amakeya, na mama nawe akamakeya mu biryo. Yego. Iyo abantu baguhamagaye bakubwira ngo turagukunda, wiyumva gute? Niki gihita kiza muri wowe? Numva nishimye cyane.
ugafata izihe ngamba ziyongera kuri za zindi wavuze? ngafata ingamba zo kwitwara neza nkuko navuze. Ababyeyi bajya bakubwira iki ku kijyanye no kwitwara neza? Bambwira byinshi cyane, bambwira ko bizana inyungu zo kugira umugisha ku bantu. Yego. Hari igihe wigeze kugenda mu muhanda abantu baragufata baragusuhuza barakubwira bati dore Benie, dore Benie, dore Benie? Yes cyane. Uhita umera ute? Uhita wiyumva gute? Mba nishimye nkuko nabikubwiye. Iyo basuhuje ubona bameze bate? Mbona bishimye. Na mama akajya aseka. Yego. Reka dusoze rero, Imana iguhe umugisha cyane mu kiganiro cyiza tugiranye. Wanezerewe cyane? Nanezerewe. Hanyuma uzajya ku ishuri ryari? Ku wa mbere. Ku wa mbere. Ku ishuri mwarimu yamaze kumenya ko uri umusitari? Yego. Arabizi? Arabizi. Nuwuhe muntu wahuye nawe bitewe n'uko wamenyekanye ukumva urishimye cyane? Nabanje guhura n'abanyamakuru. Nibo ba mbere twabanje guhura, turaganira, twumva ibintu bimeze neza, tukajya tuganira dukora ibiganiro. Iyo uri kureba ikiganiro cyawe kuri video nyine bagifashe nk'uko kuri telefone ya papa, ni ibihe bintu ujya witangarira iyo uri kwireba? N'ukuntu tubizi ibibazo. Biba bimeze bite? Tubwira ukuntu uba witangariye mbese uri kureba video y'ikiganiro cyawe. Bajya bavuga ati niwe wabisubije ra, mwana wanjye niwe wabisubije cyangwa. Reka dusoze dusenga, sibyo? Ngiye gusengera abantu. Turi mu bihe bya COVID-19, hari abantu barwaye, hari abana batakaje ababyeyi babo muri ibi bihe, hari n'ababyeyi barwaye ku buryo abana bari mu rugo bameze nk'imfubyi. Turasengera n'abana bari mu ishuri ariko babuze ubwenge, nyine badatsinda mu ishuri kubera impamvu zitandukanye. Abo bose urabasengera mu isengesho rimwe. Karibu rero. Mana turagushimiye ko waturinze, tugushimiye kutwitaho. Mana rero dusengera abantu bose bakurikiye iki kiganiro bagikunze. Mana ndabasengeye kugira ngo imbaraga zawe zibagaragareho, urukundo rwawe rubagaragareho. Abana nk'uko Dominique yabivuze bari mu ishuri, abadatsinda, abana badafite ababyeyi, uzabageze kure gukura Imana ibishoboye. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Mwakoze cyane mwese abo twabanye. Imana ibahe umugisha. Yitwa Benie, niryo zina ry'ubusitari. Imana ibahe umugisha mwese abo twabanye rero, naho mu biganiro byacu by'ubutaha. Benie ngaho babwira ngo bye. Bye bye.